Reka rero tubasuhuze mwese mukurikiye TV10 nkuko busanzwe mu cyumba iriya nanga muhita mumenya ko twinjiye mu makuru ya sinema uyu munsi rero nkuko bisanzwe yewe ndi Paru ubagezaho amakuru ya sinema gusa ntago ni njyenyine ndi kumwe n'umutumirwa ni umugabo mwakunze mwamenye mu mafilime menshi y'abanyarwanda ndetse mwamukunze cyane yitwa Gakwaya Celestin. Reka mbaye ikaze Monsieur Gakwaya. Urakoze cyane Paru. Ewana ni kukubona mu itangazamakuru ntago ari ibintu byoroshye cyane. Ubundi ni umuntu utinya itangazamakuru. Naribayemo ntabwo ari ukuritinya, naribayemo nararikoze nararyize. Nuko kenshi mba mpugiye nyine mu byo nsanzwe nkora. Ariko nta yindi mpamvu. Nta yindi mpamvu. Iyo uvuze ngo ibyo usanzwe ukora ngo gusobanuye sinema cyangwa hari ibindi ukora inyuma ya sinema? Nta Gakwaya hatari sinema kuko ubuzima bwanjye bwose ni sinema. Niyo mbamo mu buzima busanzwe bwa buri munsi, nyibamo nk'umwanditsi, umukinnyi n'umuyobozi wazo, ariko nikunda cyane iyo ndimo kwandika. Iyo ndimo kwandika nibyo nkunda, ni nabyo nkora mu buzima bwa buri munsi. Nibyo nkora akazi kanjye kenshi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru ukwezi ni sinema. Ni nabyo nkora by'ukwezi by'umushahara. Nibyo nkora nyine. So ubwo wenda ndibuze kugaruka ku kibazo abantu benshi bibaza bati ese birashoboka ko sinema yahemba umuntu hano mu Rwanda, birashoboka ko sinema yahemba umuntu ari icyo akora cyonyine? Ubwo icyo wenda ndibuze kukigarukaho, ariko banza umbwire noneho uyu munsi muri sinema abantu barakuza, ariko ongera ubibutse byibura amwe mu mafilime bakubonyemo bakumenyemo cyane kurenza ndi. Sinema nyinshi, filime bazi nyinshi, hari filime ndahera i Burundi kuko niho nahereye. Burundi bazi izitwa Izabikora, hari filime yanditse cyane amateka yitwa Ubugaragwa, bisobanuye ubutayu mu Kinyarwanda, kuko nagiragayo team twakoreragayo sinema. Ariko cyane mu Rwanda banzi muri Serwakira nka Nkaka, bazi Rwasibo, bazi Sakabaka. Sakabaka yanyuraga kuri televiziyo Rwanda. Sakabaka yakorwaga na nyakwigendera Nsanzamahoro Denis, afatanyije n'undi mufatanyabikorwa bakoranaga, ikajya inyura kuri televiziyo Rwanda. Rwasibo na za Serwakira zakorerwaga muri kampani yitwa Silver Film Production y'umugabo Theo Bizimana. Nabo ubu ngubu wabaye afashe nakwita nka pause kuko yagiye imahanga, naho nyine niho harimo gukorera sinema. Izindi ni hari izitwa Ikirara, hari izitwa Ingurane y'Ubusugi, hari nyinshi. Byaba biri safe kuvuga ko filime nyinshi abantu bakubonamo abantu hari ukuntu ujya urakara bigashobora kuba byatera abantu ubwoba? Bikunda kumbaho cyane, aho nka filime Serwakira bazi nka Nkaka. Ndibuka hari umukecuru umubyeyi twahuriye muri Simba, abona ndimo guseka, hari umukobwa dukinana twari turi kumwe, abona ndimo guseka ahita arasohoka, twari twicaye hanze, araza abwira umukobwa ati bure nawe uricaye urimo guseka imbere y'aka kagabo k'akagome kakicaye. Umukecuru ati, umukobwa ati aratebye nyine, aramubwira ati mama ko ntukiri umugabo. Ati umugabo uyu ni umugabo wawe? Ati aho babuze tubona arebye usanga ugomba kujya kuzana aka kagome, nta bandi bagabo bari bahari. Nyuma aza kubona duseka twishimye, ati aragaruka ati bwa bundi biba ari sinema gusa. Bikunda kutugarukaho cyane iyo wakinnye uri umugome, ugaragaza ubugome, bikunda kugarukaho abantu bakaba bumva ko ari kumeze. Hari abantu abenshi ntibatinya kunyitiranya na T-Bag wo muri Prison Break muri Amerika. Hari abakunda kumbwira ngo ndi Banderas, hari bangereranya n'ibintu byinshi cyane. Ariko ndabona resemblance, ariko nta resemblance yari kuko ubwo bize kwimagine nko muri filime urimo arigata karimi nka T-Bag. Yari kubera yuko sinema ni sinema wari ubuzima, wari ubuzima. Ubundi hari ugukina werekana icyo twita character, imiterere y'ikintu.
muri sinema rero batwigisha yuko jyewe ntabwo ari byo natoraguye, narabyize nicara ku ntebe y'ishuri banyigisha gukina ABCD. yego Barakubwira bati character fata uyu muntu mwambare ni nk'umwenda wambara, ukavuga uti jyewe singiye gusa n'iki kintu. Nibambwira bati wenda igana Paru ameze gutya, mu buzima busanzwe dufate ko ntitwaga Kwaya Celestin, muri filime ngiye kwitwa Paru, ndicara nige iyi script iransaba iki, uyu Paru ngiye kwitwa agomba kuba ameze ati. Rero ahantu bahita bavuga ngo kakagabo nyine ngo niko kameze ngo niki, nuko wambara wa mwenda wawinjiye. Bivuga ngo biri safe kuvuga ko nuvuga ngo actually uba wakoze akazi kawe neza, abantu batangiye kuvuga bati uri umugome, uri umwicanyi, uragenda ugahita wigurira akantu hari ukavuga ati akazi kanjye nagasoje neza. Paru iyo bavuze bati kariya kagabo nakagoma, ubundi bakunda gukoresha ka bikambabaza kubera n'ibiro ukuntu ngana. Ariko iyo bavuze bati higeze kubaho amarushanwa, bigeze Inyarwanda yigeze gukora akantu kameze nk'amarushanwa inyarwanda.com, bavuga bati bashyizeho abantu batatu, yewe Dan Gaga na nyakwigendera Sanzamahoro Denis, bati ninde mugome cyane. Noneho muri comment nasomye umuntu yandikamo akantu kansekeje avuga ngo nkaka ngo ni umwuka wa Hitler wavukiye mu Rwanda. Ako kantu sinjye nkibagirwa, ariko jewe iyo bamaze kubikora gutyo ndavuga ni wow, akazi kanjye kakozwe neza. Kenshi nka Serwakirayo Theo hejuru y'umushahara yaransengereye avuga ati ibi nibyo nashakaga, suko ndi umugome, ndi wa muntu usabana, mfite inshuti nyinshi tuganira tugira iki, ni nk'iy'abantu bambona mu muhanda bakumva ko nywa inzoga kandi ntazimwe, bakumva ngo nywa itabi ntaryo nywa. Rero utwo n'utuntu abafana bari kugenda bamumenyaho batari bazi. Hari abantu bagenda bavuga ati nkaka zaramwishe, kandi mperuka inzoga 98. Wow. N'itabi. Rero jewe ubuzima bwanjye nkunda sinema, wenda ngo haka blage ariko ntuseke cyane. Kubera gukunda filime cyane. Ndibuka mu rugo bakunda kumbwira ngo ndyame saa sita uvuye ku ishuri, ryama ruhuka, nta mwana n'umwe batabikorera. Rero kubera nakundaga filime kandi hafi iyo mu rugo hari sine aho tujya kuzirebera nka kuriya bavuga kwa Mayanka, navukiye mu gihugu cy'u Burundi, nafataga kuvureri uburingiti nkabukoramo nk'umuntu, nkamuryamisha nkorosa ku buryo mama yazaga yareba akabona ndaryama, kumbe nanyuze mu idirishya nagiye nkareba filime, yagaruka kumbyutsa za saha zikombyukira yasanga nta akareba, nibwo rero yamenye ati kumbe wa mwana arambiye, nkaza ngasanga afite umukarituzi. Nibwo rero nicaye ndamubwira mama rero twumvikane tujye inama, nari bwabo wanyuma ku ishuri atoya, nari bwagire atoya, ibyo umwira simbyubahiriza nk'umubyeyi, ndeka nikomereze filime, ndabikunda kwa kundi ubona abana bagiye kureba umupira bagiye kugira iki, iyo nicaye ndeba filime ndabikunda, mbikuriramo gutyo. Mu ishuri ngira amahirwe ntangira kujya nkora amateatre, gukina amateatre, nkajya nigana abantu kwa kundi bakora amajwi. Noneho umutaliyano watwigishaga ku ishuri nibwo yavuze ati unyamara ibintu ushatse wabikomeza. Nanjye ariko narabikundaga, ntangira kujya mbona amahugurwa ya teatre, gukina, kwigana. Nyuma 2009 ariko nari maze gukora nyinshi, nibwo naje kugira amahirwe njya kwihugura mu gihugu cy'Ubushinwa, mara y'imyaka 3 n'igice. Ubuzima bwanjye ni sinema, nkunda sinema, nta munsi nzi nshobora kuryama ntarebye filime. Wana hahandi abantu baba bavuga ngo Manchester ngo Liverpool ngo iyo nicaye ndeba filime mba numva ndi mu rugo, shyirira uduchips hano nirebere filime hariya ntora njya simenye n'igihe zashiriye. Tukivuga rero kuri filime wenda waba izo wanditse, izo wayoboye ndetse n'izo wakinnyemo, uyu munsi mugiye gusohora filime yitwa Amateka.
Yego. filime y'uruhererekane noneho mbere y'uko tuyereka abantu mbere y'uko twereka abantu agatrailer kayo banza uduciriremo muri makeya filime amateka ishaka kuvuga iki mwayikoze mu buhe buryo filime amateka ni filime navuga kugeza uyu munsi muri iyi minsi mparaye ndi mu rukundo nayo cyane ndi mu rukundo nayo cyane kuko ni filime nanditse yari imaze igihe nayanditse hafi 2019 ariko nyuma umujyanama wanjye Mike Karangwa tuganira kuri production arambwira ati kuki atariyo twaheraho ni filime ivuga ku buzima bw'umukobwa witwa Meddy wari ufite umukunzi hanyuma kubera nyina wa umubyeyi wa Meddy we ukunda cyane ikofi kurusha umuntu reka mbyite gutyo aza gutandukanya Meddy n'umusore witwa Theo arabatandukanya burundu bamaze gutandukana wa musore bimubera bibi haza kubamo depression haza kubamo iki aza kugira ibyago cyangwa amahirwe ya kofi bamuzizaga arayibona ubwo zose amahirwe ndabyiterwa n'impamvu ndabyita ibyago kuko byahise bibi ibyago kuri Meddy aravuga ati rero icyo bashaka n'amafaranga reka rero dukine uyu mukino so no kuvuga ngo wa wundi wagize ibyo azira agarutse nawe muri revenge aje ashaka kwihorera ariko si bya bindi byo kuvuga ngo ni amasasu niki ni revenge mentally psychologically akaza ni nkuko umuntu ashobora kukugira zezenge waraje avuye imahanga ni filime navuga ko ifite imbaraga zose bazabonamo n'abakinnyi batandukanye noneho urimo byongereho nanjye ndimo noneho uwo nise Theo muri iyi filime ni umuntu ukunda gusenga cyane n'icyo agiye gukora cyose abavuga ati ni nkaho avuga ati ndumva ntagikora aza kuba inshuti magara rero n'umupadiri uwihaye Imana aza kuba inshuti na padiri tunashimira cyane kuko twaganirije abayobozi ba Kiliziya Eglise Catholique ni filime igaragaza ubusabane uyu mukozi w'Imana yagiranye n'uyu mukristo byatumye uyu mukristo ava mu kintu yaragiye gukora yashakaga kwihorera abantu benshi bari bupfe bari bugira iki ariko kubera urukundo no gufungura umutima kuri padiri yamweretse ko guhora ari ukuwiteka yamweretse ko tari we wakagombye kubikora uyu Theo afite mushiki we w'umubikira wagiye cyane ajya mu Mana noneho mu rugo aza kumva ko agomba kugaruka muri kwa gushaka kugaruka asanga abasaza be baragurutse kuko uyu Theo arakora ibibi muri umunawe niwe umufasha aravuga ati ndabihereye aba bantu ndabagarura gute wenda mbere yuko ngira ibibazo ntangira kukubaza kuri seri reka tubanze twerekana agatrailer kayo jewe na nabonye amashoti yayo iyi filme vraiment ifite shoti nziza ifite uburyo ifite ishusho rizima yafashwe neza harimo n'amashusho ya drone niba ntibeshye so nukuvuga ngo reka tubanze tubereke kwanza iyi filme ubundi turagaruka n'agakwaya atubwira byinshi kuri iyi filme kubera icyo usanga hari abantu bagira ngo bahawe uburenganzira na Nyagasani bwo gukora ibibi bagahora bakora ibibi bahemukira abandi hakaba n'abandi wagira ngo bavukiye gukorerwaho ibibi gusa nta muntu n'umwe wemerewe gukora ikibi mu izina rya Nyagasani
umutima w'umwana wawe warakomeretse urinde iyi ntama yawe. It's a long story. Sinjya kumenyera ahubwo nkubaze nubwo utarambwira icyo wamugariye uramutse we n'umuntu mwakundanye kera adafite amafaranga mugahora ubu ngubu yaragafasha wakwiyumva gute? ubundi ugomba kubafata ibyo birabyo byawe umwana wanjye ni umurima w'indabyo uje kuguhinga. bizi gute se ko nzabyara ari uzaba ari imfura yanjye? ubwo se ushatse kuvuga iki? ese aboneye inama ex wawe? harakomeye n'ubugome bwe bwakomeje gukura. Medi itegure Medi. Nilikuwa nahitaji unisaidie kuchukua hii product ya kwangu pale Ngambo. Uyu ntajya husha kuri we diri bari diro. Tu peux tuer quelqu'un? Mama yake na mama uwa mugaruke hano mu bikorwa bizima nani Rose mugire vuba muvanga kandi ntukanisha umutwe ko nureba nabi nzagukura kuri isi ngujyane kundi murungu. Umukobwa namuzanye. Ndeke ko mubwiye icyo gukora. Ubu ngubu akazi karatangiye. Papa Jemba mbona mugore watakigukunda. Kuva ryari ushinzwe gukora ibyo bintu? Ariko se wagiye tujye twita kuri Bofari. Ibi bintu nishoyemo zabivamo amahoro. Yes, iyo ni trailer rero ya Mateka series. Nizere ko wenda ku bantu bamaze kuyibona akakanya cyangwa se abantu bicaye mu rugo bari kureba TV10, nizere ko iyo trailer yabashimishije. Filime nayo turaza kumenya igihe wenda iri buze gusohokera, ariko kugera uyu munsi turacyari kumwe n'uwayanditse ndetse wanayiyoboye. Noneho nshaka kukubaza kuri iyi filime. Kwandika, kuyobora, gukinamo, ntago ari ingorane ku muntu umwe? nuko kenshi mu Rwanda duhita tubyita ikibazo, ariko kinyamwuga birakorwa. Uzabibona kuri ba Denzel Washington, uzabibona kuri ba Ramsey Noah hano hirya muri Nigeria. Iyo bifitiye ubushobozi birakora. Nuvuga ngo nimba ngiye gukina mfite abungirije. Nk'iyi filime ifite abasista babiri. Hari umu assistant wungirije, umuyobozi, director, hakaba n'ushinzwe script. Urumva nimba ngiye gukina hari ugomba guhita afata uwo mwanya. Ntabwo biba ari ikibazo. Nuko kenshi twumva ko umuntu yishyizeho imitwaro, yishyizeho ibikorwa byose, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo biramvuna. Nkeka ko impamvu wenda tubivuga muri ubwo buryo ni ukubera ko tumaze kubona yego abantu benshi muri mu nganda za filime cyangwa se za sinema ziteye imbere cyane nko muri Amerika n'ahandi, tukabona muranyihanganira, tukabona umuntu niwe wanditse, niwe wa directinze, niwe wakinnyemo, nyine yanakinnyemo, afite n'ibindi bikorwa yagiye akora ku ruhande, afitemo nk'ibintu nka 5 yakoze kuri filime. Mpereye ku rugero rwa Jackie Chan, arabyikorera byose. Arabyikorera byose, nkeka ko ani editing iyo birangiye. So ugasanga niwe watoje abakinnyi imirwanire, ugasanga niwe wakoze ibi ngibi, so ntago ajya agira stand double ngo wenda ngo hagire undi muntu umukorera ibi. So ariko noneho twagaruka hano mu Rwanda kucyo wari ugarutseho cy'ubushobozi, ugasanga actually hariho n'igihe dushobora kuba dufite ubushobozi bwo kubikora, urumva, cyangwa se tukabikora kubera ko tudafite ubushobozi bwo guharinga undi muntu ubikora, atari uko twebwe dufite ubushobozi bwo kubikora. Yewe nkaba director, nkaba mwanditsi, nkakina rimwe na rimwe nkajya naho ntari gukina nkajya kuri kamera. So noneho birashoboka rimwe na rimwe nabona umfasha kamera nkajya kuri sound, birashoboka cyane, cyangwa nkatera amatara, ugasanga ibintu byose nabikozeho. So
ariko ugasanga ni ikibazo cy'uko wenda tudafite ubushobozi bwo kwishyura bariya baza kubikora nanone ugasanga nta bushobozi dufite bwo kuba twanishyura byibura assistant director cyangwa se abandi ba assistant nk'uwo script supervisor so ku buryo byibura dufite abantu runaka bari buze gukora indi mirimo ikenewe kuri tele twebwe tukafokasinga ku buryo twaje gukora nono ubwo niyo mpamvu wenda nahita nkubaza nk'icyo kibazo kuko uburyo ukinsubije ko wari ufite abakungane byibura bita byumvikana ko niba uri kudirectinga uri muri directing ariko niba ugiye gukina uri pose kubera ko uzi ko hari abandi bari buze kukunganira nawe bakakudirecting ubundi wenda ngubwiye paru ndi umuntu ukunda gutanga icyizere ku wundi muntu muri sinema ni nayo mpamvu muri iyi minsi imbaraga nazishyize mu bakinnyi bashya ngiye nizera ko umuntu wese ashoboye ikosa abantu batazigera babona kuri Gakwaya ni ukuzambona kuri kamera ubone ngo cameraman ubone ngo soundman ubone ngo lightman nzi kubikora nka light kenshi kubera ko team nkorana nayo n'abantu tumaranye igihe ngarutse kuri filime amateka yo navuga ko harimo umunyenga buri post ifite umuntu n'umwungirije nk'ubu ngiye kubara nk'abatekinisiye dufite muri filime amateka dufite abakameramani bageze kuri 4 urumva na wa wundi DOP ntavunika ni hahandi usanga se nimwe uyifatiye rimwe ntugaruke keretse cyagihuje gukosora iyo rero ngiye kuyobora ubundi muri filime amateka wenda menibanga nta nubwo nari gukina ni manager wabinsabye ambwira ati ndashaka gukina nudakina byose twabireka kubera hari role irimo y'ubugome basanzwe bazi ko mbibasha niwe n'umukameramani mukuru DOP Rurangwa na Robert nibo babyemeje ariko je nashaka gushyira imbaraga cyane mu kuyobora kugira ngo nite kuri aba bantu bashyashya nshimishwa niyo mbona umuntu arimo gukina ikintu nanditse biranshimisha cyane numvaga ariko ngiye kubikora ariko twahise dushyiramo buri poste tuyiha umuntu kugira ngo igira imbaraga script ifite umuntu uyishinzwe abantu banyihanganira ijwi ryagize ikibazo script ifite abayishinzwe abakinnyi bafite ababashinzwe hari maquillage hari makeup dufite umuntu wa makeup nimba harimo ahantu ho gukomereka arahari nibyo ashinzwe ntabwo uzabonaga kwa yanza ngo nje gukora igikomere oya Batista arahari no muri ya filime hari aho tubonye ufite igikomere ahantu nk'aha ngaha biriya ari nabwo duse twumva ko agarutse aje kwihorera n'ubukorikori n'ubuhanga bw'uwitwa Batista sinabishobora sinamenye ngo bikorwa gute naza akora ibyo yize ni umuhanga cyane uyu nguyu akora ibyo yize nuriya ni nko kumbwira ngo nze ngusimbure kuba presenter nshobora kutabishobora rero muri filime amateka ho navuga ko umwihariko nanashimira cyane Mike Karangwa nuko buri muntu ukenewe muri iyi filime arahari ntuzitwaze ngo wananiwe gukina kubera ko baguhaye nibi ngo bagutumye ibi bituma udakina dukunda gukora terime hari terime dukunda gukoresha iyo umuntu akosora cyane muri script tukabubwira ngo uzandike yawe nimba waje gukina uri muri filime amateka nk'umukino wiza n'izindi filozofi zawe wowe dealing na script ako kantu nari buze guhita ntakubaza uko wigeze kubigarukaho n'ubundi ubwo umvugiye ibintu nyorohereje akazi ako kantu nari buze guhita nkakubaza wigeze kuvuga ngo ukunda iyo umukinnyi yaje agasoma script uko yanditse noneho uyu munsi mu ruganda rwa sinema dufite abantu abenshi b'amazina akomeye sindi butinye kubivuga abenshi b'amazina akomeye babandi nyine bafite ngo amazina akomeye akaza akareba script yarangiza akajya kuri set nta nubwo yigeze akwicaza byibura ngo akubwire ngo ariko akubwira ati jewe iri jambo washyize hano ndamutse ndivuze gutya nibwo byajyana neza ariko ntibigire icyo bihindura kuri script we akakwihorera akabisoma akabitera bosanse kuri tele mwagera imbere ya kamera
ukumva arimo aravuga ibintu byiwe yakuye mu rugo utaza ahantu byanditse na bukeye icyo kintu udiringa gute nacyo nk'umuyobozi icyo gihe ubwo kukubaza nk'umuyobozi noneho ariko noneho biba byiza iyo uri umuyobozi ari nawe wanditse iyo filime uri kubyumva uburibwe buri kubaho kuba umaze abantu wenda basanzwe bazi sinema murabizi uburyo kwandika bigora ushobora gufata amezi cyangwa imyaka uri kwandika igikorwa kuba atabizi nabwo ubwo mu byumvire ko kwandika ntago ari kuvuga gusa ngo script imwe igitabo kimwe cya filime wacyanditse umunsi umwe ntago bibaho so noneho nkawe umwanditse ukaba uri no kudirecting ukaba uri kureba faces z'abantu reactions z'abantu facial ibintu byose uburyo bakoresha amajwi yabo warangiza nk'umwanditsi nk'umudirector yego bishobora kukubangamira ariko ukavuga uti wenda wa mugani wawe ukamubwira ati uzandika iyawe urumva iyo niyo baduhaye gukoresha niyo jewe nk'umudirector nashakiye vision yayo ibyo uri kuzanamo nta vision yabyo nari mfite ibyo ukabimubwira gutyo nk'umudirector ukumva atuje akabisubiramo noneho nk'umwanditsi uza amajoro waraye ubwo uri n'umudirector icyo gihe ariko noneho kuri side y'umwanditsi uzi n'amajoro waraye uzi umwanya byagufasha kugira ngo iyo script yuzure ugiye kumva umuntu araje ayisashyiramo nk'iminota 3 yiwe yose nta kintu na kimwe cyawashyizemo umukinnyi utubaha script kenshi tugira terima ivuga ngo ntaba yubaha n'ababyeyi kubera iki iyi script niyo mpamvu ushobora kuza ukandushya muri iyi filime ariko ejo nkakora inziza kuyirusha singuhamagare hari ikosa riba mu Rwanda sintinya kurivuga nk'umukinnyi cyangwa se nk'umuntu uba muri uru ruganda hari ikosa ry'abastari kumva ko uri umusitari warabyimbye urashaka ko abantu bakubaha nk'umusitari ariko ukibagirwa ko ejo hazaza undi ni gatebe gatoki ubundi gituma ukomeza kuba umusitari ni discipline nimba iyi script bayiguhaye bakayiguha mbere ukayisoma uba ugomba bya bindi wumva bitagenda uba ugomba kuzahamagara director cyangwa se wa mwanditsi wayo ukamubwira utari kuri ijambo mwavuze ngo ndabo Gakwaya agiye i Kigali urashaka kurivuga ngo ngiye i Kigali njyanye na Gakwaya jewe nuko nabyanditse tugira terime rero duhita tukubwira icyo gitabo ufite cyanditseho nde Paro yanditswe na Paro wamfasha ukavuga ibyo ngibyo nibyo Paro yanditse yego kuko umushinwa wanyigishije script writing kwandika yarambwiye ngo hari amahame aba muri script abiri script imeze nka Korani script imeze nka Bibiliya ntiwongeraho ntugabanye keretse iyo ushaka kubiha sense njya mbwira abantu nti nshobora kuba ikinyarwanda cyanjye wenda kidahuye n'icyawe noneho ahangaha hari ibintu bijya binsetsa ugasanga nanditseho ngo ntibishoboka ukumva umuntu sinzahana bikuyazanye ngo si bishoboka ngiye nanditse ntibishoboka wowe uravuga si bishoboka nanditse ngo ko ntakubona uranzanira ngo ko natakubona ninjya muri script nkabishaka nkabibura urumva urimo kumvuruga ubwonko aba bakinnyi rero kenshi yashatse kuvuga ibye niyo mpamvu usanga hari umuproducer yagukoresheje rimwe ntazongere kukugarura kuko uraruhanye uragorana hakaba ni discipline script yubahe ubaha script kuko uyu muntu amajoro yayirayeho nkuko wabivuze igihe yayimazeho n'ibyanjye genda wandike yawe untumire nzayikina uko wayimpaye jewe nk'umuntu amamagaye muri script muri filime yiwe musaba script ngasoma nkamubwira nti ibi n'ibisi nemeranya nabyo akabyemera cyangwa mbere ukamubwira uti jewe bitewe n'uburyo bwanjye nshaka gukoramo ibintu nshaka kuzamura kariyeri yanjye ibi ngibi ntago birimo biranjyana muri vision ndi gushaka mbikubwira mbere nk'ubu hari umuntu uzakinira mu cyumweru gitaha yampaye script hashize nk'ibyumweru 3 namwe nti ibi n'ibi nkurikije nanjye nk'umwanditsi bimeze gutya ariko mubwira ikintu kimwe namwe nti ntabwo ngiye kubihindura ngewe Gakwaya Celestin ndumva ntafitinga muri ibi bintu
so either ubihindure cyangwa turebe ukundi kuntu icyo gihe rero umukinnyi ariko ibyo nkeka ko ubutumye byibura nakubonamo niyo integrity akavuga ati aho kugira ngo twice igihangano jewe gakaba yanavamo ugashyiramo undi muntu uri buze gufita amagambo neza none icyanshimishije kuri we nuko ibyo namuhaye yashaka ngo abe ari byo bikiramo namwe oya script niyo wayanditse reka ikomeze kwitirirwa genda wandike nyuma nibwo yambwiye ati Celestin Imana iguha umugisha ibintu wambwiye noneho nanjye ndimo gufiringa script ndimo kuyifiringa bya bindi wambwiye nabyongeyemo urumva nawe abayungutse kuko ibintu byose bigira experience imyaka maze muri sinema nagukosora bigashoboka kubera ubunararibonye wa nkosora bigashoboka kubera nimba nje ndi umunyamakuru mushya ubimazemo imyaka ngomba kwigira ku birenge byawe rero ku bakinnyi ho niho hakunda kuba ikibazo ariko kenshi biterwa n'ubustari bambabarire kumva ko wagezeyo kandi ntitujya tugerayo ngo umusitari n'uzi wa umusitari kurusha Yesu iyo numvishe giye iyo terime ngo umuntu yagezeyo mpita numva ko intumbero yari iri hafi cyane iyo wagezeyo uba kandi nkikubona uri hafi aha uba intumbero yawe iba yari iri hafi cyane ngira umugani ukunda kubwira abantu ngo nukureba hafi nk'izuru giye mfite metero 2 niho rireba hari umusore uherutse kumbwira ngo giyewe ngo giye ngo nageze ibyo nashakaga nabigezeho ndamureba nabwiye nturacyafite urugendo rurerure namwe yani muhu urugero ku modoka namwe urabona imodoka ufite tuziranye 5 years ago ari ufite iyeba waragezeho ubu ufite RAF plaque ziri gusohoka ni ukuvuga ngo wakabaye uri update nimba ukifite RAA cyangwa RAB ni ukuvuga ngo hari ariko hari abantu banyurwa kandi buriya kunyurwa ni umwanzi w'iterambere mu kinyarwanda uzwi byita paru ni ukunyurwa manuma kumva ko wagezeyo hari umuntu uba n'urugero waragiye muri wenda nze no kugarukaho cyane kuri ako kantu ambitious z'abantu ziratandukanye hari umuntu ushobora kuza muri sinema we ashaka kuba kumenyekana uzi ukuntu mpita nkubwira ariko cyonyine ashaka uzi ukuntu mpita nkubwira nushaka kumenyekana genda ushake nk'ahantu nkahera najya kuri TikTok nagenda atera amabuye ku karere kuri eta major arahita amenyekana kabisa umva televiziyo zose ziraza cyane zose zivuge umva banyamakuru reka nkoresha iterime bahiti baranazira icyarimwe ntago uri bwirirwe utega ubasanga na babandi bogeze imipira baraza bakogeze kuko urababaye umusitari kabisa ariko se ubusitari ejo urishuwa kuzabukomeza ikindi hari insecurity abantu bakunda kugendana akaza yamara kumenyekana bikamunanira kumanaginga kubera background ya hahandi hasi ni ibintu ugomba kumentena ngurazwi jewe deje umuntu atangiye kuntunga urutoki bintera isoni nigeze njya bweye urahazi bweye ndahazi nigeze kujyayo nkiva mu modoka biba ikibazo dore nahangaha jewe bintera isoni barazireba kuri telefone noneho jewe ngira amahirwe bintera ishyaka ryo kongera gukora ndi wa muntu urara ijoro nicaye mperutse kubwira madame namwe ni iki nakora kugira ngo nkore ndi filime ararira ati ubu wabuze ibitotsi urimo gutekereza filime nabwo nibwo buzima ntabwo numva umuntu umbwira ngo yagezeyo ni ukunyurwa manuma ni ukumva ko wagezeyo ariko urimo guteza mbuteyaje insoma bibiliya hari ibintu hari icyanditswe ntibuka ahantu kiri kivuga ngo hari abantu ngo ngira ngo n'abafarisayo nimba atari abasadukayo bafunze ntibinjira mu ijuru ntibanareka abandi ngo binjire uraho uri ingangare urakomeye uri umusitari uri kubyigana gusa noneho ugasanga nta n'inyota ufite yo kuzamura uyu nguyu uyu nawe akeneye kuzamuka akeneye ko
umuha umwanya ngewe umuntu araza akamubwira ati Celestin wamfashije ndashaka ntabwo uzigera umbona ntari kumwe n'abakinnyi bashya ndifuza ko ngifasha urashaka ukeneye ngwino hari umusore ndimo gufasha muri iyi minsi naramubwiye ngo keretse unyohereje guhinga ntabyo nashobora ariko filime zirahari ziruzuye ariko noneho reka mpite nkubaza ko kantu mbere yuko dusoza iyo uvuze ngo buri muntu wese uramufasha kuko uyu munsi abantu bose umuntu wese muhuriye ahantu abazi ko yabasha kwakitinga kugera igihe babimusabiye kwakitinga sibyo kandi ibyo nkeka ko ari ugusuzugura umwuga w'abandi nkeka ko ibyo iyo wumva nta muntu urumva urahaguruka ngo ajye muri salle dope urumva ajye muri salle depuration abwire muganga ati jewe ntizi icyo cyuma ngenda bibasha jewe uri kubyumva ariko umuntu wese ababona ko yabasha kwakitinga ababyumva ko yabasha kwakitinga akabona zino reaction ziri kuri screen akavuga ati uko byagenda kose izi reaction nanjye nazibasha ariko ntiyiyumvishe ko izi reaction ushobora kuba warazikoze nko kuri take ya gatatu cyangwa se ntiyiyumvishe ko itara ryari ririmo rirakurasa mu maso ntiyiyumvishe pressure yagushyiragaho ntiyiyumvishe ko byonyine no kubrokora ibyo wafashe muri script ukabivuga mu isura y'uwo wabifashemo mbese ntiyiyumvishe byose bica inyuma ya screen noneho iyo umbwiye ngo buri muntu wese wamufasha kwakitinga ndagira musobanurira ku kantu mu minota mike cyane mbere yuko dusoza ukuntu nagasobanura umuntu wese ngewe Gakwaya Celestin nemera ko yaba umukinnyi ariko mu buhe buryo urashaka kuba umukinnyi wa filime mu buhe buryo kuki ari ibyo uhisemo ngewe nicyo mbanza kumubaza kuki ari ibyo uhisemo benshi rero baraza bahagera bagasanga ntibyoroshye hari uhagera akagira ngo ni bimwe abenshi bakunda kuza bavuye mu maklipe akumva ngo ni bya bindi yabona bakati ubundi muri sinema bumva action ni cut dusubire muti tugiye gusubiramo agasanga ya scene imwe izamara iminota 2 tugiye kuyifata iminota 30 tukabwe noneho hari umusore dukorana ukunda guhita atera urwenya ate wari uzi ko waje muri picnic urakora hari urwenya mu nshuti wanjye inshuti yanjye cyane Ramazani bene Imana bamenya twigeze kujyana mu kiganiro munoza ariko watangiye kumva ushaka kuba umukinnyi ryari atera urwenya ati urabona cyagihe umwana ari mu nda bavuga ngo umwana arakina mu nda ngo bure nari mu myitozo umuntu wese yaba umukinnyi ariko intego ikuzanye harabaza abenshi baza bashaka kuba abasitari ntabwo baza nk'abanyamwuga niyo mpamvu hari abakinnyi mubona kenshi ntuzongere kumubona yaraje anyuramo aragenda ntiyagaruka kubera iki byamuteye ubunebwe ikindi yabuze discipline filime nshobora kuba naranditse scene ko Paru azabyuka saa 11 tukaba tugeze kuri seti dukina wakabyuka saa 5 ntabwo bizashoboka nk'ubu wenda mvuge uyu munsi abantu bazi nkaka ariko ntabwo bazi imvune nakuye muri Serwakira Paru muri Serwakira naranabazwa narabazwa hari ahantu twirukaga mu gice cya mbere uzahabona twirukaga nka cyane n'abariya ba vibration ndatsikira twarirukaga cyane ndatsikira ukuguru guheramo ahantu hahise hika nyuma nk'amezi nk'3 nibwo namenye ko nagize shoke narabazwe muri CHK hari imvune abantu batamenya uyu munsi urabona nkaka ukishimira nkaka ariko hari urugendo ni kimwe wenda mvuge nubwo mutakambajije ni kimwe n'ababandi basuzugura uyu mwuga wa sinema akumva ni bya bindi ni bya bindi ati niko sha ariko bya bintu mukina bya bintu mukina yabyisi ibintu nta no bari kubibonera neza ariko hanze birubashywe ahubwo akanakubwira ngo wazabinshyiriye kuri flash arabyita ibintu ariko abisaba ni nk'abantu bavuga ukumva bati yewe nta kipe yo mu Rwanda nafana yewe iyo zo mu Rwanda zatangiye gukina ahubwo nibwo ndi mu nyungu iyo zirimo gukina ndareba umupira kabisa Amavubi ngo ndicara nkareba kuko nibyo byo wacu nibyo
byibura n'abantu mushobora no guhura no muri quartier n'abaturanyi n'abantu mushobora no guhura no muri quartier ukaba wamubwira ati kabisa ejo wakinnye match neza cyangwa se ukamubwira ati ariko ejo kiriya gitego waswase buriya nkawe byibura na mind yawe gacururuka kumva comments wari ufite zo kushyira ku ikipe uzihaye abantu direct urumva so nkeka ko ari byiza wenda mbere yuko tugaruka dusoza banatubwira wenda Gakwaya anatubwira igihe filime bateganya kuba bayisohorera reka tubanze turebe nanone aka gatrailer k'iyi filime ubundi kugira ngo n'abatatangiranye n'iki kiganiro n'abatayirebye tugitangira nabo bagira amahirwe yo kwireba turagaruka mu kanya dusezera. kubera icyo usanga hari abantu wagira ngo bahawe uburenganzira na Nyagasani bwo gukora ibibi bagahora bakora ibibi bahemukira abandi hakaba n'abandi wagira ngo bavukiye gukorerwaho ibibi gusa nta muntu n'umwe wemerewe gukora ikibi mu izina rya Nyagasani. umutima w'umwana wawe warakomeretse urinde iyi ntama yawe. It's a long story. we sinjya kumenyera mva ahubwo nkubaze nubwo utarambwira icyo wamugariye uramutse we n'umuntu mwakundanye kera adafite amafaranga mugahora ubu ngubu yaragafasha wakwiyumva gute? ubundi ugomba kugafata ibyo birabyo byawe umwana wanjye ni umurima w'indabyo uje kuguhinga. bizi gute se ko nzabyara ari uzaba ari imfura yanjye? ubwo se ushatse kuvuga iki? ese aboneye inama ex wawe harakomeye n'ubugome bwe bwakomeje gukura. Medi itegure Medi. Nilikuwa nahitaji unisaidie kuchukua hii product ya kwangu pale Ngambo. Uyu ntajya husha kuri we diri bari diro. Tu peux tuer quelqu'un? Mama yake na mama uwa mugaruke hano mu bikorwa bise nani Roshi mugire vuba muvanga kandi ntukanisha umutwe ko nureba nabi nzagukura kuri isi ngujyane kundi murongo. umukobwa namuzanye ndetse ko mubwiye icyo gukora ubu ngubu akazi karatangiye. Papa jemba mbona wa mugore watakigukunda kuva ryari ushinzwe gukora ibyo bintu ariko se wagiye tujye twita kuri bofari. ibi bintu nishoyemo zabivamo amahoro. Yes, iyi filime rero murayibonye ni amateka series ariko mbere yuko atubwira wenda igihe iyi filime izasohokera mbere yuko dusoza nagira ngo mbanze nkubaza akabazo gato yagakwaye. Hari ikintu ugeze kuvugaho uvuga kubihaye Imana uvuga uburyo uyu musore cyangwa se uyu mugabo biza kurangira aba ari inshuti n'umwe mu bapadiri abafite mushiki w'umubikira noneho iyobokamana rikaba ari ryo rimera nkaho ari ryo rimusevinze cyangwa se rimukijije iyo nzira yo kwihorera yaratangiye. Noneho umuntu ashobora kwibaza se iyi filime uwayita ko ari filime y'iyobokamana byaba ari byo cyangwa yaba yibeshye? Ntabwo yaba yibeshye kuko ubundi filime ubundi uko twabyize filime igira conflict and solution, harimo amakimbirane n'igisubizo cy'amakimbirane. Tuzi neza yuko aho wajya hose icyo wakora cyose amaherezo abarundi babyita ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. No mu Kinyarwanda iherezo ryose ni mu Mana, ni mu Mana. Ubyangu byemere, uraba mubi kubera ko utari mu Mana, uraba mwiza kubera ko uri mu Mana. Nkunda kubwira abantu ko jewe nizera ibintu bibiri. Nizera indangagaciro zanjye nk'umunyarwanda, icyo cyo ni ihame.
nayo mpamvu udashobora kumbaza ngo witwa nde ngo mpere kuri Celestin, mpera kuri Gakwaya kuko ndi Gakwaya. Nkunda kubwira abantu ngo Gakwaya kagakwaya. Ndi umunyarwanda, ndabanza mbyubahe, mbyishimire, bibishema, hanyuma ngaruke rero kuri bwabo Kristo. Ubu Kristo rero niho hantu hari ipfundo. Ni ukuvuga ngo abaswahili bagira umugani ngo asiye funzo na wazaza fundisho na dunia. Utarigishwa n'ababyeyi azigishwa n'isi. Uyu nimba ataremeye izi ndangagaciro ze, nimba ataremeye ko agomba kuyoborwa no kutihorera, amenye ko bitari byiza, amenye ko mu bunyarwanda bwe atagomba kujya hanze y'indangagaciro. Kiliziya, Eglise Catholique cyangwa iki, aya matorero cyangwa amadini nakoresha ingano zayo. Niho rero uyu mukristo twemera ko ari shehe, ari padiri, ari pasiteri, bafite uruhare rukomeye muri sosiyete, bafite uruhare rukomeye mu myizerere yacu. Hari umunyamakuru nigeze kumva ubanza nawe nyine wo hano kuri disi wogeze umupira Regis, nimba ari Regis ubanza narabyumvanye Regis avuga ngo yabishyizemo aravuga ngo umuntu agira ibintu bibiri, ngo agira we, ngo akagira n'icyo yizereramo. None aravuga ngo atinya umuntu utagaragaza icyo yizera. Urumva ko udafite icyo wizera, ntiwizera Nyabingi, ntiwizere, nturi muri Katolika cyangwa se iki, urumva uri ikihebe. Uyu muntu rero yagize amahirwe yo kwizera Imana, yagize amahirwe yo kuba hafi y'Imana. Uyu mukozi w'Imana akoze inshingano ze, padiri akoze inshingano ze, niba ugomba kumwereka inzira nyabagendwa n'itari nyabagendwa. Aramubwiye ati Theo, ahangaha ni bibi, kuko muri turera abantu bayibonye, guhora no kwa Nyagasani. Hari ahantu arangiza nkunda cyane, umutima w'umwana wawe warakomeretse, Nyagasani iragira intama yawe, intama yawe kabisa, kara iya Paul nayiko ndagakunda cyane. Umutima w'umwana wawe warakomeretse. Ese uyu muntu nimba akomeretse, kwihorera nibyo byo? Ukuri kugaruka rero kuba kwa kuri kubera ko namenye ukuri, reka nkubakireho. Hari nk'akantu bazabona muri ntuza muri iyi filime, ahantu Theo agera igihe cyo gukorera ikibi umuryango wa Meddy, ahubwo kikavamo icyiza. Yaragiye kubakorera ikibi gishobora gutuma bose basa naho bacitse intege, ahubwo bikuyemo icyiza. Ni nko kubona umuntu yaraguhemukiye. Byigeze kumbaho umuntu aramemukira, yewe ngira amaraso blood group yanjye ni O negative, nkunda gutanga amaraso. Umuntu yagize twari Burundi ankorera idega byari nibita amadega, aza kwisanga akeneye amaraso. Nari mbizi ko ngomba kugira, ndabikora. Nyuma harashize igihe namwe ubuzongera kunyiryaho kandi ugenda na maraso yawe uzongera. Rero niba yita ko ari iyobokamana, jewe nta kibazo, ntacyo bitwaye. Ahubwo biranshimisha kubona ko rya yobokamana ryakoze inshingano zaryo. Nkunda cyane uyu mupadiri twakoresheje umukino usanzwe. Nkunda uyu mupadiri kuko agera ku ntego ye yo kubuza uyu muntu guhemuka. Intama yari yaratakaye, ishaka kwihorera, ishaka kugira iki, iragarutse. Kuko hari akantu bazasangamo, padiri amubaza ati ese ubundi urashaka ko Imana Nyagasani kubabarira? Ati si icyo nakoze, nicyo ngiye gukora. Niho ahera, niho ahera avuga ati uyu muntu rero birakaze. Niba atangiye gusaba imbabazi z'ibyo atarakora hari birakaze. Ariko aho kugira ngo atangire mushushubikanye urabiza abandi, nk'ubu ngubu Paru uzarebe ngo wagize impanuka cyangwa bumve ngo watandukanye n'umugore bajya kugasongera bakavuga. We rero agiye abeye inshuti y'uyu muntu, amubayeho gahoro gahoro,
babaye inshuti baragendanye. ni ukuvuga ngo harimo n'uburyo bwo gukemura conflit, harimo n'uburyo bwo kwigisha abantu uburyo bashobora gukemura conflit, aho kugira ngo uteze conflit ugerageza gukemura indi conflit bikemure kare ubitwara gake gake. Hari slogan nkunda cyane mu Rwanda ya National Police, polisi y'igihugu, ndayikunda cyane, kurinda, gukumira icyaha kitaraba. Voilà, gukumira icyaha kitaraba. So uyu mupadiri abaye inshuti y'uyu mugabo, baragendanye. We Theo azi ko padiri bari inshuti gusa, ariko ntazi kiri mu mutwe wa padiri, nukumugarura kugeza igihe rero byose byararangiye mu mateka, bazumvamo ikintu kimwe. Nabonye ibintu byose, naginze henshi, ariko naje gusanga inzira ari imwe, nukubaho Uwiteka. Wenda mbere yuko dusoza twihuta cyane, nagira noneho nkubaze iyi filime uteye amatsiko abantu benshi uko mbitekereza, kuko nanjye ndimo mu bantu bagize amatsiko yo kureba iyi filime, uburyo yisobanuye, uburyo cyane, ubwo mbonye akazi, ubwo vuba nanjye mushobora kuza kumbona mu mateka. So noneho iyi filime abanyarwanda baraza kuyibona ryari? Iyi filime amashusho yaratangiye gufatwa, ifatwa ry'amashusho. Nshimira cyane cyane abantu bitanze muri iyi filime. By'ukuri ntabwo ari ukwamamaza, ariko iyo mvuga ngo Storycast, iyo mvuga ngo igihe.com, basanzwe bayizi nk'ikinyamakuru cyarizeye noneho ko bishoboka ko filime bazitera inkunga. Turi mu munyenga kubera ibikoresho birimo, harimo ibikoresho byiza, ariko nanone moteri y'iyi filime ni Mike Karangwa. Mike Karangwa, big up, yakoze ibintu byinshi muri company, yabinyuje muri Lotus Blue company. Filime yatangiye amashusho muri uku kwa gatandatu, turaba dutangiye kurekura ama episode ya mbere. Ni filime duteganya ko izagira season 3, ariko buri season icyo uruhererekane, buri season ikaba ifite uduce 35 episode. Abantu baza kuko buri gace karangira ubona yuko hagomba gukorwa kandi suspense. Yes. Kandi noneho umwihariko wayo nuko buri mukiri urimo, buri episode agomba kwigaragaza, kuko harimo ibice bitandukanye. Navuze kuri ibyo gusa, ariko harimo no kugaragaza disconnection, kutaba hamwe kw'ababyeyi n'abana. Harimo umwana ugera igihe agatwara inda akiri muto, hari umusore utaragize amahirwe yo kurerwa na nyina, akabana na se w'umucuruzi gusohora ugenda, umwana yisanga mu biyobyabwenge, aho kugira ngo bamufashe ahubwo baramujugunya, ugasanga yafunzwe, yagize iki, nawe agaruka ashaka kwerekana ko bishoboye, ko agomba, nawe agaruka ari mubi ku buryo ajya abwira se ati papa ni wowe wabikoze, ndi umusaruro wawe, waramfunze, wagize iki. Noneho se nawe agacanganyikirwa, ariko akagaruka akavuga ati igihe yarankeneye ntiyambonye, nakora iki kugira ngo twongere tube inshuti. Buri gace kaba gafite inyigisho yako. Wenda igihe ntabwo kiri buze kudukundira neza ko dukomeza kumva uburyohe bw'iyi filime, ariko ibyo bikeya amaze kubabwira, bikeya amaze kubasobanurira, mwumvishe ko ari n'umugabo uzi gusobanura filime, kuko wahita umubara muri ba banditsi yakubwiraga. Urumva niba umuntu abasha gusobanura filime nka gutya utari kuyireba ariko ukajya uyifiringa, ibaze noneho ari kuyandika noneho nk'uburyo waba urimo urayifiringa nk'umuntu uri kuyisoma. Nkanjye nkunda gusoma cyane, yaba ibitabo, yaba na script n'ibindi byose. So urumva rero nk'iyo ndi gusoma nk'inkuru iryoshye gutyo, biba ari ikintu kuri jyewe numva kigize. So Gakwaya rero ati nyamuneka tubanze twubahe uru ruganda rwacu, tubanze turuhe agaciro mbere ya byose. Babandi bumva ko bagezeyo bashaka handi bajya kugererayo, twebwe turacyashaka gutera imbere, turacyashaka kuzamuka no kuzamura uruganda. Urugendo ruracyari rurerure cyane, ahubwo turatangiye
turatangiye. So bivuga ngo tubanze twubahe runo ruganda, tubanze turuha agaciro, bihera muri twebwe nk'abanyarwanda, tubanze turuha agaciro, niturangiza nabo dukorera nabo nibabona ko natwe ubwacu tubiha agaciro, nabo bazabiha agaciro, ndetse natwe ubwacu baduha agaciro, birusheho nuko babikunda, birusheho no kubona isoko rigari ryo gukorera ibintu byiza. Ubundi nkeka ko wenda iyi filime n'uvuga ngo abantu bayitegeze mu kwa gatandatu, nkeka ko nimumara gusohora itariki iri exact nayo muzatubwira wenda kugira ngo tubwire abanyarwanda bamenye igihe iyi filime izasohokera. Niba hari akantu gato cyane wabwira abanyarwanda mbere yo ku giti cyacu, kubera inyigisho dushaka gutanga muri iyi filime, ku giti cyanjye ntavugiye manager, ku giti cyanjye numva nayiha ibitangazamakuru byose kugira ngo ubutumwa butambuke, kandi aho ngeza ntabwo navuga ngo ni ibintu bikomeye cyane, ndacyafite byinshi umuntu yiga, ariko ntabwo bazabihirwa. Twaragerageje mu bice bitandukanye kugira ngo wigira mu bishize kugira ngo ukosore n'ibindi. Ngewe navuga ngo bategereze, ni ukuri iyi filime iraje, kandi ntabwo ariyo yonyine, ubu ahubwo twatangiye zirahari nyinshi zanditswe. Hari iyindi yitwa Ntibanyurwa nanditse, hari yitwa From Hell yo ni ikindi kintu, n'ama action araje nka From Hell, it's an action, ni action. Navuga ngo bakomeze badutere ingabo mu bitugu, ijya kurisha ihera ku rugo. Wibanza kumbwira ba Denzel, umbwire bande, nanjye ndabemera ndabakunda, ariko utarabanza guha value icyo nkora, kuko kintwara imbaraga gikunde, kandi kinashimisha abantu bose. Rega burya bajya kubivuga kubera ko babibonye. Ntubona nkanjye mu itangazamakuru paru, umuntu wese shaka umpelingi bya ni bavuga ngo subscribe and share, ndabikora kabisa. Uzi impamvu? Kuko nzi imbaraga wabihaye cyane, wabihaye imbaraga. Ariko nimba mbigusabye, kuki umuhanzi wo muri mperutse gukora ubushakashatsi wenda mu masegonda make mbivuge, nsanga hanze ashobora kuba afite bariya abasubscribinze, bivuge mu Kinyarwanda, subscribers bageze muri miliyoni. Ugasanga Baben, ugasanga Mbonyi, ugasanga Aline, ugasanga abandi baracyari mu bihumbi magana, kandi tuvuga ko dukunda indirimbo zabo. Ugasanga ufite ikiganiro wowe paru, kandi gikunzwe, abantu bakagutera hano turagukunda, ariko ugasanga channel yawe nakanyamasyo. Wasubscribinze biragutwara iki? So nta mafaranga bisaba, nta mwanya bitwara, n'ubundi kuri internet. Yes. Rero babikunde badushyigikire, turabana babo, ntaho wadushyira, ni nabo mukorera. Yego, ntaho bazadushyira, turi abahungu babo, turi abana babo, turi barumuna babo, turi bakuru babo. Nibadushyigikire, nibadushyigikire. None iburu uzavuga uti namuhaye ijwi, none dorahageze. Nyemerera ngushimire rero Gakwaya Celestin, nkushimira kuba witabiriye ubutumire bwanjye, kandi nanabifuriza ibyiza byose mu imbere hari kuza. Ndabona kabisa niba iyi filime ishobora kuba imeze gutya, ndakeka ko nizo ngizo kutubwira wagiye wandika, nkeka ko zizaba nta kabuza, nta gusubira inyuma. Uvuga ngo no gukora icyiza kirenze icyo yakoze ejo, nta gusubira inyuma ubu ngubu. Ubundi umwana udakura bakoresha ijambo kugwingira, aba yaragwingiye. Rero hagomba kuba itandukaniro rya filime ya 2015 na 2016 na 7 n'umunani. Ubu ngubu iyi ngiyi nirangira tuzahita dutekereza ngo iyindi zabimeze iti, nimba tuzajya mu cyogajuru simbizi. Namwe mwakoze kuntumira, nshimira cyane radio na televiziyo 10. Nukuri Imana ibaha umugisha, kandi mwaguke. Urakoze cyane rero Gakwaya. Mbere yuko mbasezera, nkuko nabibamenyereje, twibanda cyane kuri filime nyarwanda, ariko ntitukuremo izindi zitari nyarwanda, ntituzimena z'agaciro, tukagerageza kubereka nabo ibyo bakora, ibigezweho, ibiri hafi gusohoka, ibyasohotse. So uyu munsi rero nashatse kubasigiramo trailer ya filime yitwa The Hitman's Wife's Bodyguard. Iyi filime musanzwe muyizi yitwa ngo Hitman's Bodyguard.
bivuga ngo ni abagabo babiri harimo Samuel L. Jackson, ni abagabo babiri, umwe aba ari hitman ari umwicanyi undi ari umurinzi, so ariko bikaza kurangira bahuriye mu murimo umwe, noneho wa wundi urinda agiye kurinda wa wundi wica noneho. So hariho naho amubaza ati se kubera ko umwe yaricaga undi akarinda, noneho urinda akabazi ngo niwe mwiza kurenza uwica, aho noneho uwicaza kubaza urinda aramwaza ariko ari wowe urinda abagizi ba nabi, kuko uwarindaga yarindaga abantu bose, ari wowe urinda abagizi ba nabi, nanjye wica abagizi ba nabi, umubi ninde mu by'ukuri. So uyu munsi rero iyi filime igiye gukora igice cyayo cya kabiri, kiri hafi meme no gusohoka, igiye gukora igice cyayo cya kabiri, noneho aho umugore w'umwicanyi ari ukenera uyu murinzi, noneho bivuga ngo ibintu byahinduye isura. So ubu noneho ni The Hitman's Wife Bodyguard. Reka tubanze turebe iyi trailer, jewe ntago ndi bugaruke kubera ko amasaha n'ubundi yagiye. Reka mbasezerera aha ngaha rero, mbashimira cyane kuba mwakurikiranye iki kiganiro. Ni amakuru ya sinema nk'ubusanzwe, jewe uyabagezeho nitwa Paru. Amakuru ya sinema naho butaha, mugira amahoro y'Imana. He has had a tremendous year. Michael Price is the bodyguard of the year. Woo! Is he a relative of yours? God, no. Darius gave the hitman one for like a zillion murders around the world. And how often do you have this dream? Just once. Well, that's not a night. Right. I'm thinking you need to forget bodyguarding. I'm officially on sabbatical, and to be honest, I don't know why I didn't do this sooner. As if the world's been waiting for me to make this change. For the first time, I'm starting to imagine a life without bodyguarding. This really feels like a new beginning. Don't I know you? The mafia took my husband. Kill them. We have to go get him. No. I'm not getting involved in this. I'm under strict psychological orders. I promised my therapist no bodyguard. That means no guns, no killing, and no blood. What is he doing here? Are you using pepper spray? I'm on sabbatical. How many times have you nearly got me killed? Not enough. We're trying to have a baby. What the? I would make a great mother, don't you think? Oh my God, a child would be so lucky to have you as its host. You're gonna tell us everything you know. I'm not telling you. I, on the other hand, will tell you everything.